abakobwa 59 bari hagati y'imyaka 12 na 19 basoje ingando za Igikari Holiday Camp bamazemo iminsi 10 bahabwa inyigisho zigamije kubongerera ubushobozi no kubafasha kumenya indangagaciro z'umuco Nyarwanda, kwimenya no guhangana ibibazo bibangamira abana b'abakobwa. Igikorwa cyo gusoza ingando cyabiriye kuri Nyamata High School. Abakobwa bitabiriye bavuga ko babonye ubumenyi bubafasha gutekereza ku hazaza habo, gufata imyanzuro no kumenya indangagaciro zibagomba. Umuyobozi wa Igikari Holiday Camp neza Josiane Imani uzwi nka Miss Jojo yavuze ko gahunda yibanda no ku buzima bwo mu mutwe, aho abakobwa babanza gufashwa kwimenya, kumenya ibibaranga, intego zabo n'uburyo bwo guhangana n'ibishobora kubahungabanya. Ababyeyi n'abayobozi basabye ko kwita ku bangavu bitagarukira muri izi ngando gusa, ahubwo ko bakomeza guhabwa ubufasha no gukurikiranwa mu miryango yabo. Igikari Holiday Camp imaze imyaka 5 itegurwa buri mwaka, kandi kuri iyi nshuro yitabiriwe n'abakobwa 59 baturutse mu turere dutandukanye.